ubundi urashaka ko abana bakora iki wowe ukora iki? Icyo ni ikibazo umuntu akunda kwibaza cyane. Akenshi dukunda kugaburira abana ibitunga umubiri tukibagirwa ibitunga ubugingo, ni nabyo bitunga ubwonko cyane cyane, kubera ko ejo bundi nibatangira kugumirwa nawe uzajya utangira kwibaza abana banjye ndabagaburira nta kintu babuze, barakibuze. Urataha ukareba televiziyo nashamba bwire ikintu kimwe kigendana cyane n'abana cyane ababyeyi. Nashamba bwire ikintu kimwe kuko akenshi dukunda kwibaza ku bintu by'abana ahubwo tutibaza kuri twebwe, kuko ni tuwe tubagaburira, ni tuwe twababyaye, dufite inshingano hejuru y'abana, ariko ubundi turazibaha. Fata urugero rw'umubyeyi, urataha ukareba televiziyo, umaze gutaha umunsi wose wiriwe mu kazi cyangwa ibyo byose wiriwemo, hanyuma rero ugahitira kuri televiziyo. Abana bari hariya barabimenya, kuko abana bacu nibo ba mbere basupervisa cyane ababyeyi. Baba supervisa gute? Ni ibintu biri naturel, kubera ko tubabereye indorerwamo. Hanyuma rero ejo bundi batangire kunanira ku ishuri binaniranye, hanyuma ugasanga yuko wowe ku giti cyawe ari wowe urimo kubyangiza, aho ukita yuko koko natanze rasiyo ya mbere ikomeye cyane iruta izindi zose ni rasiyo itunga ubwonko. Ntabwo uzi abana b'abakene benshi cyane bitwa abakene batishoboye, baryaga rimwe babashije kwiga. Nditangaho urugero sinabirinda. Naryaga rimwe ku munsi, nderwa n'umubyeyi w'umupfakazi wareze abana 8 wenyine, ariko twabagaho ku buryo bukomeye cyane. Sinababeshya iby'ukuri, abantu baryaga inshuro 3 ku munsi. Najyaga no gusabiriza iwabo, ndakoresheje mu gusabiriza iwabo. Ntabwo bizi. Hanyuma rero numvaga ababyeyi babo bavuga yuko ngo aba bana ngo turabagaburira barananiranye gute? Barabagaburiraga ibintu by'umubiri, ntibabagaburira ibintu by'ahangaha mu mutwe. Cyane ijambo ryitwa ngo warananiranye, iyo jambo ni isumu ku mwana. Ahubwo uvuga uti ari ukuntu uvuga ngo umwana yarananiranye, ahubwo ugasanga nanjye umubyeyi narananiranye. Kandi ababyeyi tukunda kwishira hariya tukumva yuko ko tugomba kuba abapolisi ku bana. Icyo tubabwira bagomba kubikora nubwo twebwe tutabikora, bya bindi formule yo kwa padiri ngo ukurikiza ibyo nkora, ukurikiza ibyo mubwira no ukurikize ibyo nkora. Ntabwo bishoboka ku mubyeyi n'umwana, nibishoboka bazakora ibyo ukora, kubera ko n'akabati iyo tubashiramo ni nabyo bibamo. Nidushiramo indabo nziza zizahumura neza, nidushiramo indabo mbi zizaba mbi. Niyo mpamvu uyu munsi tugomba kuba twitondera cyane ku bana bacu uburyo tubarera. Tubahe umwanya, kuko umwanya wabo njyewe nkunda kuwita ngo ni golden, ni nk'umwanya w'inzahabu. Ni umwanya w'inzahabu igihe urimo kuvugana n'abana bawe, kuko nubwo wabasape ya yindi yatari, nubwo wabagaburira bya bindi byatari, ariko utabagaburiye mu mutwe ejo bundi uzabyibazaho. Uzareba abana bitwa ngo babakire benshi cyane, ntabwo biga. Benshi baranabohereza kwiga mu bihugu by'amahanga, ahantu bakagombe guprofita bakiga neza. Ntabwo biga kubera iki? Twita cyane ku mafaranga, cyangwa twita cyane mu kubagaburira ibitunga umubiri gusa. Ntabwo ugasanga yuko bitabasha no kugira ikintu kimwe. Nashaka ubwire ni muri umubyeyi urimo gukora iki kintu. Ibintu bibiri bikomeye: cyambere gusangira nabo amafunguro. Icyo ni cyambere, gusangirana nabo amafunguro. Icya kabiri, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya buri munsi. Ibyo bintu bibiri ukabiha umwanya, ibyo bintu bishobora gufasha abana bacu gutera imbere neza, kuko baba bafite ububiko. Iyo utamuhaye umwanya awushaka ahandi. Kandi iyo muri iyi minsi basigaye banagira n'uburyo bashaka umwanya, telefone iyo utamuhaye umwanya ayishakira kuri telefone yaguzwe nande? Nawe, ni wowe wayiguze, wowe umubyeyi. Hanyuma rero ugasanga yuko uri kuri telefone, nawe ari kuri telefone. Hanyuma rero ukaregreta ngo abana ni kubera iki bafite iyi mico iyi nini. Tugomba kwisuzuma twebwe ababyeyi ku ruhande rwacu. Dutashe kare, abana bahita babibona, papa wacu ataha kare, ntabwo bashobora gutaha inyuma yawe. Ariko nukomeza gutaha nyuma nabo bazajya bataha nyuma. Utashe usinze, abana bari likely nabo kuzasinda. Nuko biba bimeze.
ibintu byose dukora byose tumenye yuko ko tubyanduza abana. Njyewe nagiraga nanjye ibintu rimwe na rimwe y'amatelefone, apana amatelefone, nashakaga kureba televiziyo igihe nani turimo kurya, nkareba televiziyo igihe turimo kurya. Ibyo bintu Imana ishimwe kubera ko nabyicuje kandi nabo narahindukiye kubasaba imbabazi. Tujye dusaba abana imbabazi. Nimba urabikoraga ubu nabona binanagucika, musaba imbabazi arahita abona ko ari ibintu biri seriye. Ubu urimo kumwigisha nawe gusaba imbabazi igihe amakosa yabayeho. Naho muri video y'ubutaha, murakoze, ni kuri dusangira.